Bakunzi bagusengerwa inshuti mudukurikiye mwese abari mu gihugu cyacu abari ku migabane itandukanye y'isi twongeye kuba ikaze ni Harerimana Bararisi n'ubundi murabizi ko tubakunda. Uyu ni umunsi udasanzwe tugiye kwandika ijambo ry'Imana kandi iri jambo rizakumarira rizagufasha. Turavuga ku intwaro eshanu wakoresha zanezeza Uwiteka. Intwaro eshanu ushobora gukoresha ukanezeza Uwiteka bigatuma Uwiteka gukiza agasuzuguro. Intwaro eshanu ushobora gukoresha ntago bujya Uwiteka apfa gutabara umuntu gusa, mbere yo kugira ngo gutabare hari icyo wakoze, hari intwaro uba wakoresheje. Niyo mpamvu bavuga ngo turi abasirikare beza twogejwe mu maraso ye. Ni intwaro eshanu rero ushobora gukoresha, hanyuma wazikoresha bigatera Uwiteka gutabara akagukiza agasuzuguro k'abadayimoni. Ntapfa kugutabara gusa, buryo umuntu wese n'ubona yatabawe aba yashingire imwe muri izo ntwaro cyangwa se eshatu muri izo ntwaro, hanyuma Imana ikamugira neza ikakurebana amaso y'impuhwe. Rero ndabakiriye kandi abasuje mwese. Turashimira abantu bakora subscribe, turashimira abantu batugira inama, turashimira nawe kwanga ibyuma. Mwese Imana ibagire neza, Imana ibiteho, umugisha w'Imana ubabeho mu izina rya Yesu. Hanyuma tugiye gusenga Imana kandi mwumve mwikaze, kandi umwuka wera akomeze ababe hafi. Icyubahiro cy'Imana kibagote muri byose. Intwaro eshanu wakoresha zigatuma Uwiteka kwishimira akaba yagukiza agasuzuguro k'abadayimoni kakuriho. Agasuzuguro, hari agasuzuguro umuntu yihanganira, hari n'agasuzuguro umuntu atihanganira. Kandi buri ikintu cyambere kibaza umuntu cyangwa se gitesha umuntu umutwe ni agasuzuguro. Kandi naho nkurikiye hari ibyagusuzuguye ndetse nayo birebye ubona bikabije ku buryo ubona ndetse hatabayeho imbabazi z'Imana byakomeza gusuzugura. Ariko hari icyo wakora ako gasuzuguro k'abadayimoni kakakuvaho. Hari icyo wakorera umukunzi wa Yesu, agasuzuguro kakava ku buzima bwawe. Rero mbahaye ikaze kandi abararikira gukurikira iyi gahunda no gukurikira iki kiganiro, gukurikira iri jambo ry'Imana, kandi ijambo rizajya ribafasha, ni ijambo rizajya rigufasha kumenya neza uburyo washaka Imana. Rero ndararika buri muntu wese kujya arikurikirana, ukajya kuri YouTube channel ukarikurikira. Haradukurikira live, kenshi turatura live, ariko ndakora cyane kugikurikira iri jambo ry'Imana. Bizaba arimo inyigisho nyinshi z'amahishurirwa menshi umwuka w'Imana yaduhishuriye tugomba gutambutsa tukabwira abantu. Reka rero dutangiye dusenga Imana, kandi tuzi neza ko Imana irabana natwe. Nzi neza ko nutanjyana natwe ukumva neza ukadukurikira uraza guhabwa umugisha. Kandi nzi neza ko turaza gusozanya wahembutse kandi ari cyo wungutse mu buzima bwawe hamwe n'Imana. Imana ikadushoboza. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutware. Ni wowe ubasha gukiza, ni wowe ubasha gukora, ni wowe ubasha kurema amateka y'umuntu ukayavanaho ugashyira andi mateka mazima. Ni wowe ushyira hejuru cyangwa se ugashyira hasi. Ni wowe wica ugakiza. Ni wowe utanga kurama cyangwa se ugasazisha. Ukora uko ushatse, uri umwami w'abami, ufite imbaraga, ufite ubutware, uri Imana ishobora byose. Tugiye kuvuga kuri izi ntwaro. Nyemera Kristo umuntu wese udukurikiye agira icyo avanamo kizamugira akamaro ahazaza. Reka buri muntu wese yunguke mwami kandi yigasobanukirwe, kandi amaso y'umwuka wera amubeho, ubashe kumukiza agasuzuguro k'abadayimoni mu izina rya Yesu. Turasinye n'umuntu wese uzabyumva, n'umuntu wese uzafungura iyi video akayireba, azabone imbaraga z'Imana, azabone umwuka wera, azabone igitinyiro cy'Imana, azabone ubwiza bw'Imana. Tugushime kuri Imana ibikoze mu izina rya Kristo wa Nazareti, amen. Ni intwaro eshanu tuzavugaho kandi tukazisesengura, hanyuma twamara kuzisesengura uzabonamo umuti w'icyo ushaka mu izina rya Yesu.
turifashisha ijambo ry'Imana. Turaza gusoma muri Ezekiyeli ibice 36 ku murongo wa 15. Agasuzuguro buri akabaho. Ezekiyeli niho turifashisha, hanyuma twubwire Yesu ngo mwami hari ibyo duhaze. Birashoboka ko nawe hari ibintu haze. Umuntu wese nkurikiye ndamwifuriza guhaga agasuzuguro k'abadayimoni, kugira ngo umusozi ukuveho, kugira ngo ubutayu bukuveho. Ni uko ufata umwanzuro ukagira ibintu uhaga, ukavuga ati ibi bintu ndabihaze, reka nitabaze umwami Yesu. Turasoma igitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli ibice 36 ku murongo wa 15. Hari ijambo rivuga ngo sinshaka kuzongera kumva abanyamahanga bagutuka, habe no gukozwa isoni nabo. N'ubwoko bwawe ntuzongera kubusitaza ukundi, niko umwami Uwiteka avuga. Iri jambo niryo tugiye gushingiraho tuvuga kuri izi ntwaro. Agasuzuguro kabaho. Bibiliya ivuga abanyamahanga, ibivuga abantu batubaha Imana. Mu Kinyarwanda cy'ubu ngubu ni abantu batubaha Imana, ni abantu batakwifuriza icyiza, ni abantu batifuza ko watera imbere, ni abantu batifuza kubona impinduka yawe, ni abantu batifuza kubona wambaye neza, ni abantu batifuza kubona wakoze ubukwe, ni abantu batifuza kubona wabyaye, ni abantu batifuza kubona wagize ikintu kizima ugiraho cyagirira abanyarwanda akamaro cyangwa se cyagirira akamaro. Abanyamahanga abo ntibaba bashaka ko ibyo bintu wabigiraho. Bibiliya ivuga ngo sinshaka kuzongera kumva abanyamahanga bagutuka, habe no gukozwa isoni nabo. Ndakwifuriza kugira ngo Imana ikumve kandi ikumvire, kuko hari igihe umuntu asenga agategereza ko Imana izamusubiza agaheba kubera ko yagucecekanye, ariko Imana ikumvire. Agasuzuguro kabaho. Burya mw'abantu mwe agasuzuguro kabaho, ariko agasuzuguro ka mbere kabaho ni agasuzuguro ko mu muryango uvuka mu famiye. Aho hari igihe havuka agasuzuguro, bamwe umuntu akaba yakifuza kwiyahura. Niwiyahure, nje kubwira icyo wakorera Imana, Imana ikagukiza agasuzuguro imbere y'abantu bifuza ko wiyahura. Ntiwiyahure mu izina rya Yesu. Agasuzuguro kabaho no mu nzu y'Imana. Muri korari ushaka kuba muri korari, agasuzuguro kagufata, bantu bakagusuzugura, wajya utambuka ko baganiraho, wakicara ko baganiraho, ko nta gasuzuguro. Icyo bita agasuzuguro ko mu nzu y'Imana karagatsindwa n'Imana. Gusuzugurwa mu nzu y'Imana birutwa no kwasuzugura umupagane mugenzi wawe akagusuzugura, kuko umupagane yagusuzugura mugenzi wawe mushana no gushirana mu rushi cyangwa se mukagongana mukagira. Ariko mu nzu y'Imana ubura naho utakira. Mu nzu y'Imana yagusuzugura, bakakuvuga, bakakumanuka, bakagutaka, bakagusobanura naho kwisobanukirwa, ugahitamo kujya wibera mu nzu, ugahita uvuga ati rero gutenda biretse kandi nibera mu nzu. Ako nicyo bita agasuzuguro. Imana igukize agasuzuguro. Niki wakora ngo Imana igukize agasuzuguro? Wakora iki ngo igukize agasuzuguro? Abujya agasuzuguro kabaho, n'agasuzuguro k'abadayimoni bakorera mu myumvire y'Imana, mu mitekerereze yacu. Imitekerereze ya muntu nayo ibamo agasuzuguro. Dayimoni kajya kubwira ati usa nabi, ntabwo uri mwiza, iwanyu nta kijya kiyaturuka, nawe ntacyo uzibonera,
byaragucanze, isi yaragusize, ukajya uhora mu bintu nikubwiriza utazi ibyo ari byo. Waba wicaye ku mabira kuganiriza, waba usinziriye abandi bagasinzira, ukaryama ugaramye ukara mu kirere, dayimoni ikakubwiriza. Icyo nicyo bita agasuzuguro. Abandi bari kurota, wowe uri gupfuna, uri guhigima, uri kwishima mu mutwe, byagucanze. Umuntu akora se kuko tubona udafite munezero, ngo nta munezero ufite. Ikibazo ufite ni icyo bita agasuzuguro. Imana igukiza agasuzuguro. Nimo ndi kuvuga ku gasuzuguro. Ibintu bitanu wakora Imana ikagukiza agasuzuguro. Ari ak'abanyamahanga, ari ak'inshuti zawe, ari ak'abavandimwe, ari ak'afamiye. Ibintu wakora Imana ikagukiza agasuzuguro. Imana ikumve. Wowe turi kumuri umwanya, Imana ikumvire kandi igukiza agasuzuguro. Abubatse hari igihe hama agasuzuguro burya n'abantu bubatse. Bubatse, nanjye ndubatse kandi ndakuze rwose kuko maze yo kubita imyaka hafi 18 nubatse igiye kugera, numva ko ari myinshi. Hari igihe ubaka urugo rukama agasuzuguro. Njye ndabishimira Imana ko Imana byabindinze, ariko nabubatse agasuzuguro kajya kabaho. Mfite mwene data n'ubuhamya, ntabwo namuvuga izina, ari igihe kizagera muzana atanga ubuhamya. Yashatse umugore amukunze bishimanye, abuze amafaranga kuko icyo gihe amushaka yari afite amafaranga aguwe neza. Umugore bagore bamama mugomba kujya mukunda umugabo afite amafaranga, mukanamukunda ntayo afite. Buno umudamu mwiza agukunda uri mu gihe cy'ubukene. Umuntu utagukunda mu gihe cy'ubukene aba ari indyarya, aba yikundira ibyo ufite, yikundira ibyo wibitseho, ariko ntago aba akunda wowe. Buno umuntu ugukunda mu gihe kibazo nibwo umubona. Bura Yesu ni mwiza, Yesu ni mwiza. Yesu muzasoma ijambo ry'Imana, muzasanga Yesu yagiye yigaragariza abantu bamukunze, akabigaragariza mu gihe cy'amakuba. Ariko twebwe abantu mu gihe cy'amakuba abantu baragusiga, bagutaho. Babona worohewe, yo tantine, uncle, daddy, yo worohewe. Yesu yigaragazaga abantu akabiyereka mu byo mugene musoma, yagiye yigereka abantu akabiyereka mu gihe cy'amakuba, akabiyereka abiyereka bati ndi kumwe namwe na n'uyu munsi kandi aracyatwiyereka, nawe azakwiyereka mu izina rya Yesu. Ariko umuntu we ikizakubwira ko ukunda umuntu, uzamukundira ukuri, umukundira uko ari, umukundira ibibazo bye, umukundira ubukene bwe, umukundira igikara cye nimba ari igikara, umukundira indeshyo, umukundira uko ameze, umukunde. Ikizakubwira ko udamukunda kandi uvuga ngo uramukunda, kugira ngo uzatandukanye urw'umukunda naba yakenye, uzahita umenya ahantu uherereye, uzatangira kumukwepa. Ariko niyo nkubwiye ngo hari icyo wakora Imana ikagukiza agasuzuguro. Nicyo ngiye kugeraho. Intwaro 5 wakoresha Imana ikagukiza agasuzuguro k'abadayimoni n'akabantu kakuriho. Intwaro ya mbere ukoresha ushaka gukira agasuzuguro, iya mbere ni intwaro yitwa kwihana ibyaha. Iyi ntwaro abantu benshi bajya bayikinisha ndetse ntibayihe agaciro. Abantu bakunda guterana, abantu bakunda kureba abakozi b'Imana, abantu bakunda kujya mu nsengero, abandi mu macaca, abandi mu musigiti, abandi muri kiliziya, abandi muri ADP. Umva isinge tukazuzura, ariko mujya muzasanga abantu bihana ni bake. N'ababwiriza mu nsengero barabwiriza, byagira hahandi ho kugira ngo abantu bihanishe, shitani igacishama igihu ikabakinga ikarito mu maso ntibihanishe.
ntabwo ari ukurata amatorero. Nge nta torero mugambi wari ko ndashimira iryo nsenge y'amadeperi iracyafite umuco. Hari n'ayandi nkangahe baracyafite umuco wo kubwiriza abantu bamara, abantu batsindwa n'urubanza bakabahamagara bakihana, hakabigira abadakunda bagenda kubasengera, ndetse bakanasohoka bakajya hanze abantu haba harimo n'uwatura katura. Ariko ahantu henshi iyi ntwaro niyo ntwaro ya mbere ikomeye yananiye abantu. Intwaro ikomeye yitwa kwihana. Abantu bafite uduhinda, abantu bafite ibibazo, abantu bafite ubukene, abantu bafite inzara, ari inzara y'umwuka, ari inzara y'ibyo kurya, ari inzara irahari. Ariko icyo wakora ni iki? Intwaro wakoresha kugira ngo Imana igukiza agasuzuguro k'abademoni, iya mbere ni ukwihana ibyaha. Niyo ntwaro ya mbere wakoresha. Ntabwo ari ukuririmba, oya. Ntabwo ari ugusirimba, oya. Ntabwo ari ugusimbuka, oya. Ni ukumenya kwihana ibyaha. Intwaro ikomeye. Birababaje aho umuntu ajya gusenga afite ibyifuzo. Mperuka kwakira umuntu azana ibyifuzo yabyanditse muri agenda. Nawe munyumvire, yanditse ibyifuzo muri agenda ngeze nko mu 10. Ndavuga ati rero ngaho fata umwanya wihane. Ngo pasi ndakwije umukozi w'Imana ngo nkubwire ngo ibintu byo kwihana rwose ngo mbabarire, ngo nta hantu nahera, ngo ngewe ngo Imana iranzi, ngo yarabirangije, Yesu yarangije ku musaraba, ngo yarabirangije Yesu, ngo rwose ngo ntabwo nabona umwanya wo kwihana, ngo ibyaha mfite ngo hari n'ibyo ntazareka, ngo ariko ngo ningirire neza. Ntibishoboka. Ni nko guhinga usiba, nk'ukurira ku isahane yogeje, niko n'Uwiteka atapfa kukurekura umugisha we utejejwe. Ntabwo yapfa kukurekurira umugisha utejejwe. Ngo rwose ngo yaranje gusenge, ndamuganira nimba nta kwitunganya guhari, inama nakugira nziza, ihagurukiye witahire. Ntiwirirwe uvunika, wihagurukiye neza mu cyubahiro cyawe, unyembanyembe gake gake witahire. Niyo nama nakugira. Hari umugisha Yesu atanga udatangwa n'abantu. Hari umugisha Yesu atanga ukaza, umuntu akawubona, inshuti zikawubona, amafaranga ukayabona, ariko ntipfa kuza gusa. Biza ari uko wabaye mu murongo mwiza. Izi ntwaro, iyi ntwaro two kwihana ibyaha inaniye abantu benshi. Nawe ibaze iyo usenze utihanye, ubusenzi byaheye. Iyo uzi ko wasambanye, ukaba uzi ko wasomanye, ukaba uzi ko unywa ubugoro, ukaba uzi ko unywa itabi, ukajya mu rusengero, ukajya muri kiliziya, uba ugiye kuri iki? Iyo uzi ko uri umusinzi kandi ukagenda wagera mu rusengero ugahita ndakubashye, zero. Intwaro ikomeye shitani yakwambuye ugomba gusubirana, ugakira agahinda ufite, ugakira agasuzuguro k'abadayimoni. Ni intwaro 5 babwiye ushobora gukoresha. Wamara kuzikoresha, Yesu Kristo akagukiza agasuzuguro k'abantu n'ak'abadayimoni kakuriho. Intwaro ya mbere turiho yitwa kwihana ibyaha. Iyo tuvuga ibyaha, abarokora benshi mu bankurikiye mu mbabarire, nta ntuzi urutoki, umuntu yumva yuko umuntu waretse ubusinzi akareka ubusambanyi akareka kujya kuraguza yakijijwe. Bya bitutsi tuka abana bawe byatuma udasubizwa.
ya magambo ugira unegura abo muririmbana cyangwa se abo musengana byatuma udasubizwa. Kwa kutanyurwa no guhora usuzugura Imana no guhora uyitotombera buri munsi uvuga ngo Imana iragutaye yaragusize byatuma udasubizwa. Ibyo byose ni ibyaha. Abarokore bazi ko ibyaha ari ibyo ngibyo gusa. Hari n'ibindi byaha. Hari ibyaha abashumba batazakwatuza. Ntabwo abashumba bazakwatuza, hari ibyaha batazakwatuza rwose. Ariko hari nuko batakwatuza, umenye ko niba ukeneye impinduka mu buzima bwawe, ukaba ukeneye ubutabazi buva mu ijuru, umenye ko ukeneye Imana. Kandi Imana yo nta ruswa, nta santima igira. Umva nkubwiza umva utari mu murongo mwiza iragushyeshyenga. Ikintu nabonye itagiburira umuntu yaremye ni ihumure. Ihumure umva, naho waba uvuye kwiba ikaboneka ahazaza hawe uzakizwa, nakubwira ati nzagutabara mwana wanjye uhumure. Iyo nza rero, iyo nza isobanura kurindira ukabanza ugakizwa. Numva Imana ikubwira ngo nzagutabara, nzabana na kuki kuma ngo Imana gutabaye ikavuga nza. Hagati harimo gutegereza. Ni icye kiraro shitani yaciye kiri gutuma nahura n'Imana ngo intabara aka kanya, ikaba iri gushyira mu nza. Itegereje iki kugira ngo intabara? Imana igutindira icyaro abademoni baciye, cyaguhuzaga n'Imana, cyaguhuzaga n'Umwuka Wera, cyaguhuzaga n'ubwiza bw'Imana. Yongere igitinde mu izina rya Yesu, wongere uhure n'Imana mu buzima bwawe. Intwaro yitwa kwihana ibyaha. Natangaye umuntu akajya gusenga, akajya gusengera urugo, kandi agahaguruka amaze gutuka umugabo we. Imana ni intabara. Umva umva agasuzugura ikangira neza. Imana uzamenya izakwereka, ukajya gusenga ntabwo izaza. Biragusaba kubanza ukamubabarira, ukanamukunda, kubera ko ari mu byaha. Nta nubwo azi ko ari gukora ibyaha. Wewe wamenye Imana, ni wowe Imana iri kureba. Umuntu utari wakizwa, Bibiliya ivuga ko aba ari umurambo, wowe warapfuye. No mu Kinyarwanda umuntu wakoze ibyaha by'indenga kamere wazezengeye tumwita wapfuye uhagaze. Mu buryo mukaro umuntu utarakira Yesu umukiza gakizwe aba yarapfuye byo gumwuka. Reba rero kuba warazutse ukabatizwa ukajya mu mazi menshi, warangiza ukitotombera umuntu ukanamutuka ukanamuha n'iminsi ukajya gusenga, ibyo usenga biba bipfuye. Iyi ntwaro abadayimoni bari kuyambura abarokore, bari kuyambura abantu mu nsengero, abantu ntibakihana. Hari ikindi gisirimu cyaje ngo cyo kwihanira mutima. Abagata abantu bihane ati amen. Abantu mwese tugiye kwiyeza, buri muntu wese akubika umutwe akareba hasi, akubika umutwe ngo ari kwana umutima. Abo dayimoni ijyanye Nyabugogo, abijyanye gucuruza ibirayi, abibutse ko abana basize batabakarabije, abibutse ko batarateka, ukagira ngo abantu bari kwihana. Bibiliya ivuga ngo mwaturirane ibyaha byanyu kugira ngo mukizwe. Ugomba gushaka umutambyi, ugashaka umuntu w'Imana, ukamusanga, ukamubwira ndifuza kwihana ibyaha byanyu. Deliverance ya mbere ibaho, deliverance. Iyo bavuga deliverance ni ukwiyezwa, ni ukwihana ibyaha. Kandi deliverance ruti yongi ni ukwihana ibyaha, ugashaka umuntu w'Imana, umuntu w'inyangamugayo, umuntu ufite ubuhamya buzima, umuntu w'umwizerwa, ukamwegera akukatura ibyaha. Bimwe mu bintu biri kuzana ubuhenebere, umwuka w'Imana akaba yarigendeye, abantu bakaba bafite ibikomere mu nzu y'Imana, abantu akaba demoni bari kubishima hejuru.
ni ukutihana ibyaha. Abantu bararirimbana ibyaha, abantu barasengana ibyaha, abantu baradiyakonana ibyaha, abantu barabwirizanya ibyaha. Abantu umuntu agitinya gufata Bibiliya ijambo ry'Imana Bibiliya yera ngo abwirize avuye mu kabari, araza gutaha akajya mu kabari kajya kuzinywa. Nimbura ukabwiriza unywa inzoga, uri umusinzi, uri umusambanyi, wibwira ko abuyobora hari aho uzabajyana. Murumva aho hantu hasengera, usengera nk'aho hantu urashaka kubwira ko wazabona ubwiza bw'Imana. Nta mwuka wera uri aho hantu, nta juru iri aho hantu, kuko n'ukuyobora nawe yararangiye. Intwaro shitani yambura umuntu Imana yaremye, ya mbere ni ukwihana ibyaha. Niyo ntwaro ya mbere ikwambura, yamara igushoboye ikayikwambura ikayitwara, ikwica uhagaze. Iyi ntwaro y'abademoni bayigutwaye, nishaka mvuga imwe ejo nzavuga indi, ejo nzavuga indi. Iyi ntwaro yo shitani ayikwambuye akayijyana, n'ubu ugifite uburenganzira. Ntabwo uba ugifite uburenganzira bwo gusenga ngo marayika ushinzwe kuzamura ibisubizo byawe ngo abijyana bigeze ku Mana. Ntibikunda. Iyo wamaze kwamburwa iyi ntwaro yitwa kwihana ibyaha, ugasenga, iyo usenze, iyo umuntu agenda mu buryo bw'umwuka, iyo tugenda dufite ingabo zitagaragara tugendana nazo, dufite n'abashinjacyaha tugendana nabo bazadushinja imbere y'Imana, tugendana nabo. Iyo umuntu agenda aho yirirwa, uruhande rumwe ruba rurimo umudayimoni ushinzwe gutanga raporo y'ibyaha wakoze ku munsi, urundi ruhande harimo marayika w'Imana ushinzwe gutanga raporo ukuntu witwararitse ku munsi. Ahantu unyura, ahantu ujya, ibyumba winjiramo, amahoteli ujyamo, ahantu hose wicara, abo bantu muri kumwe batagaragara batanga raporo. Iyo rero uyu ushinzwe kuguteza ibyaha, kugutangira raporo y'ibyaha, iyo watanya kwivuruguta, marayika w'Uwiteka agenda yegerayo. Marayika w'Imana agenda yegerayo. Uko ugenda ukora ibyaha niko agenda yegerayo. Niba Imana agakwegereye, atangira kujya kugenda mu metero nk'eshanu. Wa wundi akakwegera cyane, uko akwegera niko gupakira nk'icyaka cy'ibyaha. Wasenga, amasengesho yawe arayafata. Ubu hari abantu benshi ibisubizo byabo byamanutse, ariko uwo mudayimoni yarabifashe. Iyo ufite ibyaha ugasenga, ijuru ryohereza ibisubizo kubera imbabazi z'Uwiteka, ariko wa mudayimoni arabifata ntibikugeraho. Impamvu yo gusenga, iyo gusenga wihanye, ufite iyi ntwaro wayisevinze muri wo, ni ukugira ngo ube connecte n'Imana. Ntiwaba connecte n'umwuka wera utihanye. Waba connecte n'umwuka wera gute? Waba inshuti y'Imana gute utihana ibyaha? Mbwira uburyo waba inshuti y'Imana utihana ibyaha. Waba inshuti y'Imana gute utihana ibyaha? Twatera ngo Yesu ni inshuti yanjye sinzamureka, ugatera mu mwanya twasenga tukona umunwa urakururuka uragera i Remera. Uwo ni umuntu ukunda gusomana cyane, mu buryo nk'uko ubona umunwa wakururutse ugeze nk'i Remera. Uko umuntu asiribuka ubona umunwa wakururutse mu izina rya Yesu, uyu muntu ko umuntu ari umwana mwiza. Nimba shitani iri kugushinja ibi byaha, fiyanse azaza, marayika w'Imana azamanukana fiyanse umubone, azamumanukana. Dayimoni itanga raporo yuko uri umunyabyaha. Umurozi ukuzinga aba yakubonye. Nkwibutse ko uri mu byaha. Ukuzinga abagufiteho ububasha bukomeye, ukurwanya abagufiteho ububasha bukomeye, ukugambanira abagufiteho ububasha bukomeye. Ntabwo ufite umuvugizi, n'ubu ufite iyo uri mu byaha,
uba wizaniye intambara utazi. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ngo duhisemo guhora nkizwa, kuko turi mu isi dufashe igihe mu ntambara. Kugira ngo ubashe kuba umuntu udasanzwe mu buzima bwawe, nuko ugomba guhora urwana n'abademoni, ugahora ukizwa. Nimba Yesu atinze kuza, urupfu ntirwo ntirutinze. Iyo umuntu apfuye ibyo biba birangiye. Gucuruza, gushaka, kubaka amazu, ibintu byose, bizinesi, kubyara, agatimba, kositimu, amayetaje, byose birangiye. Diporome biba birangiye. Ufite agaciro kuko uriho. Ibyago byawe uriho gute? Ubanye n'Imana gute? Iyi ntwaro ya mbere ndi kuvugaho yitwa kwihana ibyaha, uyitunze gute? Ibazaho umuntu yivumbura akavuga ngo ngewe ngo ngendetse gukizwa ngo ngewe ngo na pastor wanjye yasubiye inyuma, ngo n'umuntu ngo ngewe ngo yose ngo n'umusengero ngo barangushije ngo ngiye mu kabare. Ntabwo aribo bazaguha umugisha, sinabo bazakujyana mu ijuru, sinabo bazarekura umugisha wawe. Agakiza n'ak'umuntu ku giti cye. Ugomba gukizwa wowe n'Imana. Uko ukizwa ugomba kuba ufite ubushuti bwawe n'Imana. Ntabwo umuntu ukijijwe agushwa n'abandi. Ejo mwavuze mu rusengero bavuga ngo ntabwo umuhanuzi azimya undi. Hari umuntu wamamagaye ngo ngiye gusengera ngo nkuzirike mu mwuka. Ntibishoboka. Kereka ari amavuta barangura. Hari ibintu abantu basigaye bavuga kubera ubuyobe. Ngo ubu ngo ngiye gusengera undi mukozi w'Imana ngo amuzimye ngatwara amavuta. Ntago amavuta y'umwuka wera wayatwara. Dore bayi ubutware. Ubutware Imana itanga, imbaraga Imana itanga, kado Imana ifungira umuntu ikayigufungira umwana w'umuntu w'inyama n'amaraso yayigutwara gute? Afite ubuhe burenganzira? Afite ubuhe bubasha? Ntibishoboka. Cyokora uramutse waguye, Kristo ashaka kubifata akabihereza undi. Ndakwifuriza gukizwa. Ese iyi ntwaro yitwa gukizwa urayifite? Iyi ntwaro iyo yagiye, iyo abademoni bayigutwaye, ntabwo ugira icyaka cyo gushaka Imana. Wa mudayimoni ushinzwe kugendaho agutereza icyaka cyo kujya mu bigare. Uko ugenda uva mu bintu by'Imana, niko shitani igenda iguteza icyaka cy'ibyaha cyane. Ni nako kandi igenda ikuzanira abakugusha benshi. Uko ugenda ucika intege mu bintu by'Imana, uko ugenda unabuka. Ejo wavuye muri korari, ejo wasubiye inyuma, ejo wavuye muri shapeli, waririmbaga, wasenga, niko shitani igenda ikuzanira ibindi bikujyana mu mwobo. Uko wasengaga nimugoroba ugiye kuryama, uko wasengaga saa 9, uko wajya kuvugana n'Imana ugasenga, uko ugenda uparika, niko dayimoni igenda izana ibintu byinshi byo kugira ngo ube busy. Abantu mwese muva mu kazi munaniwe, mwajya mu rugo dayimoni gahita baca imigongo, ati ayiwe umugongo uranyishe, ayiwe wafite abana ati mugesha muri dayimoni gahita guca intege, ntunarye, ukarya umeze kubiciramo. Tagate ifite n'ukujya ikumenera amavuta. Itangira raporo ivuga ngo uyu ni umwana wawe koko, umwana wawe uryama adasenze n'uwawe, mugihe tumugerageza indi myaka 5 atarasubizwa. Abantu benshi barwaye imitwe n'imigongo n'isereri. Ugeze nimugoroba niyerekwa nagize, ukoze ubushakashatsi guhera mu masaha ya saa 1 saa 3 saa 1 saa 3 ugakora ubushakashatsi mu ngo z'abantu bazi gusenga. Kandi abanyarwanda n'abari hanze mwese ni abantu batazi gusenga. Abantu mwese muzi Imana, buri muntu wese azi inyungu yo gusenga. Ariko kuzimu bohereje ingabo zikomeye cyane zo kuguteranya n'Imana. Iyo uvuga ngo ukunda Imana ukaryama udasenze, ngaho uzire kuryama wibagirwe kujya ku kazi. Kutibagirwa kujya ku kazi
uko utibagirwa kujya ku kazi niko ukwiye gusevingamo agakiza muri wowe. Gusenga bikaba nk'ikinini se, bikaba ubuzima. Ugomba kuba mu buzima, ugomba gufata Imana ukayivanga ukayishyira mu buzima bwawe, uko mu buzima bwo hanze ukabivangamo. Reshara Imana ugomba kuyishyira muri wowe ukumva ko iri muri wowe. Bivuga ngo abantu bashakana umwete bazambona. Ejo uryamye udasenze, ubyutse kutabyuka ngo wibagirwe kujya gukaraba, kubyuka ukajya gukaraba, ko wibuka ahantu hari teremusi y'igikoma, kutibagirwa ahantu hari icyayi, ariko ukaba urabikubise ntusenze, wabyamye udasenze, ubyutse udasenze, ngo ugiye gucuruza, tayari wa mudemoni mwajyanye. Umurozi ukuraga yamaze kubona ko ufite ibyaha, kandi ngo nta murokora ngo tuzajya mu ijuru, wa wundi batura Imana navuye mu byaha. Ariko dayimoni ashinzwe, ufite umushinjacyaha dayimoni, ufite umudemoni n'umushinjacyaha uhora ugushinja imbere y'Imana. Umuntu ku isi niyo mpamvu ngo turi abasirikare. Nta muntu ushobora kuba umusirikare adafite haduyi. Umusirikare, impamvu igihugu kigira abasirikare, igihugu kigira abasirikare kuko hari haduyi. Igihugu cyose ntabwo wapfa kubona igihugu kidafite ingabo. Natwe rero abakristo turi abasirikari, niko ijambo ry'Imana rivuga. Tujya tunarira ngo turi abasirikari, dufite haduyi ari we dayimoni, ari we Satani. Satani rero ahora akambira kuturwanya. Umenye ko kuba uri umukristo, umenye kuri ku rugamba. Urarangara, Shitani arakurasa mu cyico. Iyo urangaye ntabwo igihugu gishobora kurangara. Niyo mpamvu tujya twumva amatangazo bashaka ingabo, bashaka abinjira mu ngabo. Kubera iki? Bagomba guhora bari maso. Wowe se kuri umusirikari, wari wabona umusirikari wasinziriye ku muhanda? Wera ari ukungana. Kandi nyababona nagiye mbabona, wabona umusirikare akavuga umusirikare, wabona umupolisi wasinziriye ku muhanda agasinzira. Ntibishoboka. Ariko abasirikari ba Kristo kaunga kaza pchatu, nimba bakaroza ukabura buriye nagira inama baroko ndabwani basi udashoye gusenga ujye usenga nimugoroba, usengera n'ibya mu gitondo n'ibya nimugoroba. Basi vuga ati ndasenze ariko nejo ndabizi kubera jugujugu iri mu bwonko bwanjye, kubera ibibazo uduhinda. Ubu Satani yazanye uduhinda, azana ibyifuzo, azana ibibazo, arunda mu bantu ku buryo abantu bari guturika imitsi, abantu bameze nk'abasazi, abantu byaba isi yabacaza. Umva ubwire umutima wanjye, umutima wanjye tuza, ibi byose bizasigara. Nta muntu n'umujyana kimwe, kandi nta muntu utazapfa. Uba ukomeye, uba woroheje, uba ufite amashuri, uko umeze kose, umupolisi bita urupfu w'Imana azaza gutwara. Nta muntu bihagarika. Abashakashatsi ngo bagerageze gushakisha uburyo ngo umuntu atajya apfa, mbese yagiye icyo gupfa kongera akamunyamyaga gukora mu byarabananiye, ntibazabishobora. Hanyuma hari ibiguhiga, iyi ntwaro yitwa kwihana ibyaha uracyayifite? Bimwe mu bintu byatwaye umwuka w'Imana mu nzu y'Imana. Mu nzu y'Imana umwuka w'Imana wasimbuwe n'akaruru n'amashyi na nibyo byasimbuye. Kubera iki? Turafana. Wa mwuka wera ntawe uhari. Kubera icyo adahari, nta misengeri ihari. Abantu bari bize, abantu bari muri shuguri, abantu bari kurwana minirivare, abantu bararwana ubukode, abantu bararwana no kwishyura ibishingwe no kwishyura abantu imibare ni yose. Abantu bararwana na visa n'ibyangombwa n'ibiki. Umva wa mwuka we umugenda ukora ubushakashatsi.
ni hake hasigaye. Niyo abandi bagaseka, abandi bagafana, abandi bakikora intebe, vugiriza Imana karuru. Siko bya kagomba wa detana sharam wa kavuza Imana akayaga k'umwuka wera kagatambuka mu abantu bakarira, abantu bakubatse umwuka wera, ariko biraturukaye. Ntabwo wakuzura umwuka wera ubusambanyi buri kubyina ufite randevu nimugoroba n'umuhungu. Wuzura gute? Ntabwo wawuzura uvuye muri karise, ntibishoboka. Ntiwakuzura umwuka wera ntibyakunda. Byakunda gute se? Mugenzi wawe muririmbana yagusebeje gute se? Nigeze nkora gisida ku rubuga navuze rumwe, nakoza gisida umuntu yahitane kandi n'umukristo ngo Herode yagiye. umukristo Herode anjijije kisi agatuti yamarase. Ibyanjijije ni ibya ADEPR, ni urusengero rwa ADEPR, nyobora amateraniro, nawe yaza bakamakayobora. Ahita nawe ati Herode yagiye. Herode yapfuye. Kurubuga nari kurubuga ndabisoma n'abandi to madama nambwa tuziko bari ko kwita Herode. Aba batarize ubu munsi urahomba abantu bakajya gushima Imana, kandi mu gitondo bakajya mu materaniro. Uyu munsi urarwara abantu bagashima Imana, abandi bakoramo business. Hari umugabo umwe nabonye, sinshatse kumuvugiza, sinshaka kwinjamo, bamukozemo business. Nuko inagaruka buze ubushobozi, ariko bamukozemo business. Nje ngibona simona kari business bamukozemo. Ntaga buze ubushobozi n'umuryango n'ubuze ubushobozi, ariko bamukozemo business. Uyu munsi kugira ngo ufashwe nukubwira mukora ngo mwami subiza intwaro yitwa kwihana ibyaha. Iyo niyo yonyine iri gutuma abantu bamera nk'abasazi. Intwaro mperuka gukubita n'umuririmbyi, umuntu yari umuririmbyi umuramyi, abantu baramuzi cyane, simvuze indi mweta mumenye. Ibisatsi itabi ryaramwise, ndamugani muntu w'Imana bita muri indimbo cyakaririmba cyane, abantu bakarira ngo Yesu yaratize mwana, ngo Yesu yaratize, ngo nta n'ifaranga ririmo, ngo ibintu by'Imana nta faranga ririmo. Ahita njomba ko kana aranjomba ngo ntabwo uzareme ngo cano yawe izarebwa n'abantu 200, ngo ariko nkweretse iyanjye ngo urumva ngo irarebwa n'abantu 1000. Umva mbabwire, isi iri kwirukanka, isi iri kwirukanka. Ndamubwiye se kuri cano uteganya kane honyine hari uburyo, nta handi hantu Imana ifite uburyo. Umuntu nkurikiye umubwire ngo Yesu afite uburyo burenze inzira zawe utekereza. Ndabizi hari abankurikiye live mubwirane Imana Yesu afite uburyo burenze inzira dutekereza. Uyu mugabo Yesu afite uburyo. Mwe usenga n'umwana w'umukobwa, umuhungu ari kumushija telefone y'ibihumbi 150. Tamugani Yesu afite amatelefone. Telefone 150 ajye gusambanira. Yesu afite amatelefone kangusengere, azagufunukura telefone. Agiye kumuzana telefone, yaje gushimana kwa gatatu, amuzana Imana imuha telefone 800. Umuntu namama ati numvisha umutima unyemeza kugwa telefone, ngiye hanze Dubai, nzakuzanira iki? Ati ngine telefone. Amuza telefone itariho ibyo gusomana, itariho amarande bapfuye, itariho imikasiro. Aravuga ati mwakire rwose, niwemerera Imana ugakizwa,
Yesu azagushakira ukubaho. Umuhanzi nabwiye none se ubungubu ndabyemeye, ubu urabona narishwe n'inzara guhoya. None se iyi Mana nuyigumaho ugakomeza ukaririmbira Imana ugatuza, wazimwe yari kukureka? Ngo yango ndabanye byazatinda, ngo n'ibintu byazatinda, ngo byatize, ko byatize yasize. Kristo azagaruka, abantu bazaba bafite agakiza bazaba ari bakeya. Intwaro ngira ngo ugire icyifuzo uyisabe Kristo ayiguhe, kwihana ibyaha. Wowe ukiri mu itorero, wowe ukeneye impinduka mu buzima bwawe, wowe ukeneye umunezero mu buzima bwawe, wowe ukeneye kuzagira agaciro, wowe ukeneye kuzabona Imana, wowe ukeneye intwaro ukeneye ko Imana iguha muri kano kanya ikagukiza agasuzuguro k'abadayimoni, ni intwaro bita kwihana ibyaha. Wowe ukeneye kuzatura ahagutse, wowe ukeneye gushakwa ku ubukwe, wowe ukeneye bigeze ahantu abantu bavuga ngo ntabwo ushobora kubona ngo umufiyanse ngo mutakoranye ibyaha ngo ntawe ukibaho, nta mungu ucyo umeze gutyo. Barahari, Yesu arabafite. Wowe ukeneye ko ugira itangazo ryiza, baravuga ngo ntacyo uzapfa wimariye, nuko bazi yuko umukunzi wawe Yesu mutabanye neza. Ndakwifuriza kwakira intwaro nziza iruta izindi, number 1 kwihana ibyaha. Iyi ntwaro nuyakira ubuzima bwawe buzahinduka. Reka mbabwire umuntu wakira intwaro, umuntu utarakizwa, umuntu utarakira intwaro ahorana umutima uhagaze, ahorana ubwoba, ahorana agahinda, ahorana igishyika, ahora ahangayitse. Ariko umuntu wamaze kwakira intwaro twe kwihana ibyaha, ikintu cya mbere Imana imuha amahoro. Iguha amahoro, ugira amahoro abantu batagira. Waba udafite n'amafaranga ufite amahoro, igushakira amahoro. Ijambo ryaravuze ngo amahoro Yesu aha abantu be ntagira akajyo nta rundu. Iyo wamenye Imana, amahoro urayakira. Icya kabiri, iyo wamaze kwihana ibyaha, Imana igushakira ubwiza, igushakira gikotori, ikagushakira amavuta, ikagushakira ubwiza, ugasa neza. Ye baba we, ugasa neza, umuntu yajya kurega uramuna asa neza. Icya gatatu, iguha igikundiro. Cyakire mu izina rya Yesu. Iguha igikundiro, umuntu wese yakureba akajya avuga ngo mwana uyu muntu rwose afite igikundiro. Umuntu usuhuje bitabyemera. Nasenganye n'umubyeyi yashinye Imana kwa gatatu, abantu bari barabizi. Naramubwiye ni kusura akantu kamwe. Arabwa ati ubu najya muri Amerika ni wajyayo, ubu najyayo ntawajyayo, nkagenda n'abana banjye turi 5 twese tukabona viza ntimwajyayo. Kusura akantu kamwe. Atakaye nishaka kwihana gusa. Ihane, fata umwanya, fata nk'icyumweru cyose wiyeza nyeza nk'urubura, wihana. Araza ari hano nongera ataha, arongera araza ari hano agataha, arongera no kanyeza kwiyumvira ati kanimba ko ari ibindi byangire, agatekereza atako nibutse yuko ndi umukobwa afite imyaka 9 nakubise ihene y'abandi nyikubita n'umujinya. Imana imbabare. Arihana agihana bwati mva ndimo ndegena nkumva ndi guseka gusa. Okay, ndamubwira noneho tegereza. Imana ikoresha umuntu, Imana ifite uburyo. Aramubwira ngo rero ndibo ndakina gini kaze ko nawe waza ugakina, unyumvire, nawe waza ugakina. Ntazi no kubyandika. Aramwuzuriza byose ashyiraho. Niyo bafashe baramufata ibizamara bitsinda. Yashinye Imana kwa gatatu, anafungira n'akantu kabye.
reka mbabwire umuryango w'abana ntabwo byashoboka abantu ntabwo nawe yareba akabona bitashoboka ibidashobokera abana. Reka mbabwire Imana ifite uburyo, Imana ifite amafaranga, Imana ifite ubuzima, Imana ifite amahoro, Imana ifite imibereho y'umuntu yose. Ikintu Imana iri gupfa n'abantu ni ibyaha. Ikintu Kristo ari gupfa n'abantu ni ibyaha, kandi ibyaha bari kubikora bari mu nsengero. Ibyaha nibyo byangije isi. Ibyangombwa yarabibonye, Pfizer yarazibonye n'abana be, ubuzima burahindutse. Hajya nayo yarakuremeye yaremeye n'abantu hano harukurikiranye live rwose. Yaremeye n'abantu avuga ati nifuje kuremera n'abantu pa waheje bitanu pa waheje bitanu. Amatara y'ubwatatu yari meza kabisa. Uziko abantu batashye bamwe barasubijwe. Iyo Imana wayemere iguha guseka. Ntabwo ushaka kuzana amafaranga mu rusengero gutanga itagwa munezero. Irakubaka ikagukiza ibikomere. Iyo wemeye gukizwa Imana igukiza ibikomere. Irabigukiza ugasigara wisetse. Ndashaka gusengera. Yumvuse mvuze ko ntwari ejo zavuga ku yindi. Intwaro yitwa kwihana ibyaha ni intwaro yirukana abadayimoni utavuze. Ibondokesha utavuze ntibigombera ngo umuhanuzi aza guhanurira. Wowe nkurikiye ubigerageze. Wihana ibyaha numara ushaka umuntu mwihanire ibyaha. Nashaka batarasenga apfa ko ari umuntu ukijwe. Umwatu numara kumwaturira ubwe ngo Mwami Yesu umutima wanjye urawuzi, ndashaka kubona kino kintu, uraza kukibona. Intwaro yitwa kwihana ibyaha yirukana umurozi utavuze. Kuko umurozi arakuroga yajya kuragasanga hari umusaraba wa Yesu Kristo. Arakuzinga agasanga ntuzingikwa, arakuvuma agasanga ntuvumika. Iyo wihanye ibyaha uba uri umuntu udasanzwe. Hari uwacu wavuze ngo umugenda umeze nka mini yigeza mu nzira. Iyo uri umuntu wihanye ibyaha umukobwa w'umuhungu yaramubenze, umukobwa wihanye ibyaha aramubenga ati ngenda kubenze useka nabi. Umukobwa ati okay seka nabi shana nzi ko se kugafashwa atoya rwose sinazabyihanganira, kereka nimba tuzabana udaseka. Aravuga ati nakigende. Aragenda arazama ati se wera Imana ko yambwiye ko inkorera ubukwe muri uyu mwaka, none fiance wanjye ambenze ngo seka nabi. Abaramba useka nabi, ndashanye ndabona useka neza. Ngo yagiye ngwanjije guseka nabi, nubwo n'urwitwazo. Ntari kwasanga Imana iguje pirate igiye kuzana original. Ngo ni humura ndemeye, ntago ari humure. Arambwa ati ni humure cyo, ati ko kugira ihumure niba ntabwo ari humure wasaye gucije pirate. Nibaza umuntu uri guseka nabi mwari kuzabana amezi 3 ukomeze ute. Reka Imana izazana original. Imana ntabare cyukora abararize. Dore ko abadamu nakuga mu byamarira hafi, abagabo abatemba ajya mu nda. Abagabo ntabwo barira gamaze ukuntu arabati abararize mara baraguye nteko wirira. Ngo hoya ngo namutakaje ibintu byinshi, ngo naramusengeye, ngo uyu mungu namusengeye muri musi. Hoya ibyo wasengeye byose n'umugisha wasabye mbivugire kuri iyi kamera. Iyo wasenze ukabwira Imana ngo umugisha wanjye, umugabo wanjye azameze gutya, umudamu wanjye azameze gutya, iyi Imana gusubiza ifata bya bintu byose wasabye, irabifata ikabitaraspira ikabivana kuri wa wundi, ikabijyana ikabiteka kuri wa wundi wasabye. Uhumure arakubenga ariko iby'Imana yagambiriye byose hatabuzemo na kamwe. Ahubwo ibikoze izanaho n'imoza amarira ikaza n'umurenzi. Niko ibikora yitwa shumbusha n'Imana. Haleluya! Imana yacu ni Imana ifite ubushobozi. Umwana natashye okay agiye kuwa gatatu za mu rukiri turasenze,
kuwa kane aza hano kuri biro turasenze, ku wundi wa gatatu aza mu rukiri turasenze, kuwa gatanu aza kujya mu rukiri kuwa gatanu arasenze, kuwa gatatu aragaruka, we niba gatatu agasenga ariko yakibuka uburyo batemberaga Mariya agahita agwa. Yicaye mu rukiri kwari kuwa gatatu w'ejo bundi telefoni ikajya isona turi gusenga amateraniro akayiconda, igasona akayiconda, nabuje kuzizima, abarebye abana nomero yo hanze arasohoka aritaba. Ngambwa ngo ndi umuhungu, ndi umusore twiganye kera, twiganye kera muri segonderi i Huye. Ati njya hanze turasezerana, ndagusezera ariko ngo ukunda njya hanze, tunangije kwiga ndi dogiteri, mfite akazi hano hanze, nzaza muri iki cyumweru, nagiye nkubwire ko nyine nze ngo dukore ubukwe. Imana ihora ihoze. Hari ijambo nasomye ngo utwishimisha ibyishimo bingana n'iminsi watubabarijemo. Iyi Mana igihora ihoze. Aramubwira ngo ntabyo nkwigaho, wowe umbwiye nimba nta mukunzi ugira utarashaka, ati ndi uwo mukobwa uraho utegereje igitangaza kiva heraho mu ijuru. Hari abantu bamize Yesu badafite ikinyoma ngo banze singo ngo nzakubwira rakajya umenye igihe cyawe, igihe cy'Imana yo cyageze, ubu uri umusirikare. Tufite abantu baranzika, uri umwana ufite ubugoryi ngo nzakubwira ariko nawe waretse kumbeshya. Yahisemo ngo ndi umukobwa utegereje Imana, tegereje igitangaza. Nimba ari cyo gitangaza ari wowe ntegereje igitangaza, mfukamiye imbere y'Imana, mpereje Imana icyubahiro, ariko nari ntegereje igitangaza kiva heraho mu ijuru. Nimba ari wowe, karibu mutware mwiza, ikwishimisha ibyishimo bingana n'imyaka umaze muri iyo geto mu izina rya Yesu. Geto iraryana. We uzi kuryama amasafurasi inyuma y'urugi ufite igitanda wase munsi y'urugi, we getira agatsindwa n'Imana. Imana yikurinde. Umuhungu mukobwa ajyango nibyo ati mbo ati guhera ati ndaje ati gomba kandi ngomba gusubirayo nkoze ibintu bifatika, tubwo ngiye kuzafanga kuri nomero ati kuri konti, tugira konti. Abaramukobwa ati ngo ndayigira, ati manoza konti shyira amafaranga, ati ngomba kugenda mfashe irembo nsabye, atushaka ahantu twakodesha hari jaride natire heza. Umukobwa sinsotse ati ndi kurota pesiki papa na ndi kurota. Ese ngo ni kwa gatatu twatunaniwe kujya umuntu yavuze ibintu byinshi kwita wigendera, tusuri mu biki wowe. Ngoya ibintu ndi kumva, ibintu numvishije, ndi kurota ndapfuye cyangwa mbaye nka cyagiye Imana nawe guhakaza ni nibikize. Ati simbizi. Bije ati Imana impaye umugabo uvuye hanze. Nta kintu gishimisha nko guhindura amateka ya Imana ikaguha umugore mwiza cyangwa ikaguha umutware mwiza. Impamvu ndi hano nuko mfite umudamu mwiza, ntamufite ntimwakongera kumbona. Tubite umudamu utari mwiza yakubwira ati icara aha ngaho guma, ibyo ujya gusengamo ntibishoboka. Ariko aravuga ati amahoro y'Imana n'umugisha bijyanye nawe sheri nkagenda. Imana ikwishimisha ibyishimo bingana n'iminsi upfa kuba wubaha Imana. Ndagira ngo ngusengere nimba ukeneye ko Imana igarura ibihe byawe, ndagira ngo usabire inkingi, iyi ntwaro yitwa kwihana ibyaha. Ndagira ngo ngusengere, ndagira ngo bitekerezeho hanyuma ngusengere. Urubuhungiro bwanjye Yesu we, uri intwari mu ntambara. Urubuhungiro bwanjye Yesu we, rashakarama, uri
uturwanirira kandi ugatsinda, ni wowe uturwanirira mwami bikamenyekana, ni wowe uturwanirira kandi ugatsinda, ni wowe uturwanirira kandi bikamenyekana. Inzira zawe mana zirenga igihumbi, izubasha gucamo jewe sinazibara. Inzira zawe mana zirenga igihumbi, izubasha gucamo jewe sinazibara. Nasha uri intwari Yesu we, uri intwari enebara, uri intwari Yesu we, uri intwari mu ntambara, uri intwari Yesu we, uri intwari, uri intwari Yesu we, uri intwari mu ntambara. Inzira zawe Yesu ubasha kunyuramo jewe sinazibara, zirenga igihumbi. Inzira zawe mana ubasha gutabariramo ababyeyi jewe sinazibara, zirenga igihumbi. Inzira zawe mana ubasha gutabariramo abagabo jewe sinazibara, zirenga igihumbi. Olalasa uri intwari Yesu we, uri intwari yo, uri intwari Yesu we, uri intwari mu ntambara, uri intwari papa, uri intwari, uri intwari Yesu we, uri intwari mu ntambara, uri intwari, uri intwari Yesu we, uri intwari, uri intwari Yesu we, uri intwari mu ntambara, uri intwari, uri intwari Yesu we, uri intwari, uri intwari Yesu we, uri intwari mu ntambara, uri intwari. Narakwiboneye mu bihe by'amakuma, uri intwari mu ntambara, uri intwari Jehova, uri intwari. Narakwiboneye mu bihe by'ubukene, uri intwari, uri intwari ndatsindwa, uri intwari Yesu we, uri intwari mu ntambara. Narakwiboneye mpora nk'isida, nasanze uri intwari, uri intwari mu ntambara. Inzira zawe mana zirenga igihumbi, izubasha kunyuriramo jewe sinazibara. Inzira zawe mana zirenga igihumbi, izubasha gucamo twebwe ntitwazibara. Inzira zawe mana yo zirenga igihumbi, izubasha gutabariramo ababyeyi twebwe ntitwazibara. Uri intwari Yesu we, uri intwari, uri intwari Yesu we, uri intwari mu ntambara, mu bihe by'ubukene, uri intwari, uri intwari
Imana izakubera intwari, Imana izaguhoza amarira, Imana izakuvura ibikomere, Imana izakubaka, Imana izagukuraho igisuzuguriro, Imana izagukuraho uruzerero, Imana izatsikamira ibigutsikamiye, Imana izagukuraho za karande ziwanyu, Imana izagutambagiza umurwa. Mbonye abantu bemereye Kristo, bemere gukizwa, Imana izakubaka ukomere, Imana izagukomeza muri iki gihugu, Imana izagutambagiza umurwa. Inzira z'Imana leretarasha, inzira z'Imana zirenga igihumbi, inzira z'Imana zirenga izo dutekereza. Imana izakubaka ukomere, Imana izakomeza amarembo yawe, Imana izakomeza amahirwe yawe, Imana irekuye urufunguzo mu buzima bwawe. Akira urufunguzo urw'abademoni bari baragutwaye, rwakire muri ayo materaniro mu izina rya Yesu. Ola shakara boria mandrepa. Akira urufunguzo kuko Kristo akwemera urufunguzo. Ndagira ngo usengere wowe nkurikiye, Yesu agushoboze kwakira iyi ntwari. Iyi ntwaro twavuzeho imwe, ni intwaro eshanu tuzavugaho. Tuvuze ku ntwaro imwe yitwa kwihana ibyaha, ariko yagizamo n'ibindi byinshi, yajemo n'ibindi byinshi n'amahishurwa n'ibindi byinshi, kandi azi ko wakiriye umugisha w'Imana, kandi azi ko uhembutse. Kandi navuze ngo niwemera ugasuzanya natwe uraza kubona umugisha w'Imana. Inzira z'Imana ugiye guhura nazo mu izina rya Yesu. Yesu akuyobore, Yesu aguhagarareho, Yesu agukomeze, Yesu ahindura amateka yawe, Yesu akuvura ibikomere, Yesu akubake. Aho abantu bagarukirije, Yesu akomereze. Aho abantu bakujugunye, Yesu akubake. Yesu akuremera inzira kuko ari ufite inzira. Wowe upfa kumwubaha, ukomeze umwubahe, umukiranukire. Mana, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, intwaro ni nyinshi umuntu yitwaza mu rugendo rujya mu ijuru, ariko tugize icyifuzo, nanjye ndimo icyifuzo ngo turemere intwaro yitwa gukiranuka. Iyi ntwaro ababyeyi bayigendane, iyi ntwaro abagabo bayigendane, iyi ntwaro abakobwa bayigendane, iyi ntwaro abadiyakoni bayigendane, iyi ntwaro abashumba bayigendane, iyi ntwaro abayobozi bayigendane. Buri muntu wese udukurikiye tumusaba intwaro yitwa gukiranuka. Intwari ihungabanya abadayimoni, intwaro ubwiza bw'Imana bukoreramo, intwari imanura amavuta, intwari imanura ubwiza bw'Imana, intwari imanura amafaranga, intwari imanura igikundiro, intwari imanura zanza, amasezerano akamanuka. Lola shala binima. Ndategetse mu izina rya Yesu Kristo ngo umuntu udukurikiye yakira intwaro yitwa gukiranuka, kandi ntazayitakaze. Izamubera akabando k'iminsi, izamubera akabando k'iminsi kugeza ageze mu ijuru. Turamusengeye, munabora ni byinshi, ibyamukineye ni byinshi, ibyamusigwa ni byinshi, ariko tumwatoye imbaraga z'Imana. Ndetse nuzumva mwami, nuzumvira ijambo azakire kandi ahage. Urakoze mwami kuri Imana ibikoze. Amavuta yawe n'umwuka ukuzura umwuka wawe bibaye na buri muntu wese mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana igukijije agasuzuguro. Yesu abagire neza. Mwari muri kumwe na Haremana Werarisi. Ijambo ry'Imana akagaruka. Yesu ni intwari, kandi intwari mu ntambara. Bye bye. Ntidufite gutinya habe na gato, kuko ubuzima bwacu buri muri we, haba mu byago ndetse no mu makuba. Haturindisha imbabazi agira, haba mu byago ndetse no mu makuba. Haturindisha imbabazi agira. Ntidufite gutinya habe na gato, kuko ubuzima bwacu buri muri we. Ntidufite gutinya habe na gato, kuko ubuzima bwacu buri muri we, haba mu byago ndetse no mu makuba. Haturindisha
sharabo haba mu byago ndetse no mu makuba haturindisha babazagira haba mu byago ndetse no mu makuba haturindisha babazagira haba mu byago ndetse no mu makuba haturindisha babazagira iyo turyamye dusinziriye cyangwa iyo tugenda mu mihanda iyo turyamye